kubera we impano za Afrika zibasha kugaragara. Abana bakiri bato bahura n'ibyamare nk'abaziranye, kwiga no kubona iby'ibanze mu buzima nk'ibiribwa, amafunguro, imyambaro n'ubwishingizi ntibikiri indoto ku babarizwa mu muryango witwa Sherrie Silver Foundation. Benshi muri mwe mwakunze uburyo abana basoroma ibihangano by'abandi bahanzi nuko babyina mu njyana ziryoheye amaso. Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kwibanda kuri abanyimpano bakiri bato, ahubwo tugiye kwibanda ku nkuru mutigeze mubwirwa ku buzima bwa nyiri Foundation, umunyarwandakazi wamenyekanye cyane mu ndirimbo igiye kuzuzuza abarenga miliyari bamaze kuyireba. Niswe Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi, baha ikaze. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018 nibwo indirimbo ya Childish Gambino yashyizwe ku rukuta rwa YouTube. Uyu munsi kamaze kurebwa inshuro zigera kuri 993 n'ibihumbi 933. Abagera kuri 13 bose bakunze iyi video babyerekana bakanda kuri buto ya like. Gukundwa ku indirimbo ibikesha ubutumwa yari ifite n'imbyino yatumye benshi bayirebye hirya no hino ku isi bakora remix bagerageza kuyibyina. Ibirebana n'imbyino tubona muri iyi ndirimbo tubikesha umunyarwandakazi w'imyaka 32 y'amavuko, Sherrie Silver. Mbere yuko tuvuga ku bihembo iyi ndirimbo yegukanye, reka turebe ko Sherrie Silver yahuye na Donald Glover wamenyekanye cyane nka Childish Gambino. Mbere yuko Childish Gambino ahura na Sherrie Silver, Sherrie Silver yari asanzwe ari umubyinnyi ahuza imbyino zo mu njyana zitandukanye ibizwi nka choreography. Kuva mu myaka yo muri za 2010, Sherrie Silver yashyiraga video ze ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imbyino zitandukanye. Gusa muri icyo gihe ntabwo yari yakamenyekanye cyane, kandi no kubyina byari bitaraba umwuga we, cyane ko yarataratangira kubyaza impano ye amafaranga. Atangira bwa mbere kubyina yibanze ku mbyino izwi muri South Africa nka gwaragwara, anayihuza n'imbyino yihimbiye yitwa neza. Mu kugaragaza impano ye yatangiye kujya yifata amashusho akoresheje telefoni ye, ubundi akashyira ku rukuta rwa YouTube. Gake gake abantu batangira kumukurikira. Bake mu bamukurikiraga muri icyo gihe harimo umwishywa wa manager wa Childish Gambino wamukundaga by'akataraboneka. Uku kumenywa n'umwishywa wa manager urebera inyungu za Childish Gambino biri ibintu byamufunguriye amarembo y'amahirwe n'ubwamamare ku ruhando mpuzamahanga. Umunsi umwe umwishywa wa manager wa Gambino yeretse uncle we video za Sherrie Silver ari kubyina, ubundi uncle we wari manager wa Gambino nawe yihutira kuzereka Childish Gambino. Nyinshi muri izi video beretse Childish Gambino zari zibanze mu mashusho yakoreye mu gihugu cy'Ubugande. Childish Gambino akibona izo video yahise akunda imbyino yabonyemo, ubundi asaba manager we kumushyira ku rutonde rw'abo bagomba kuzavugana mu bijyanye n'imikoranire. Gukorana na Childish Gambino byanyuze kuri manager we. Umwishywa we yari yabonye imwe muri video zanjye, ubundi arayimwereka, nawe ahita yereka Childish Gambino. Childish Gambino ayibonye yahise avuga ati ariko waruzi n'ikindi, uyu mukobwa tugomba kuzamushyira muri video. Mu kiganiro Sherrie Silver yagiranye n'itangazamakuru yasobanuye ko bwa mbere management ya Childish Gambino imuhamagara yari ataramenya Childish Gambino uwo ari we. Icyakora nyuma yo kumukora ubushakashatsi bwo kumenya uwo ari we, yaje gusanga yari asanzwe azi indirimbo ze nyinshi ndetse anazikunda. Aha niho Sherrie Silver yagiranye kontra yo kuyobora imbyino zifashishijwe mu ndirimbo ya Childish Gambino yitwa This Is America. Indirimbo yasohotse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018. Mu cyumweru cya mbere indirimbo ishyizwe ku rukuta rwa YouTube yahise irebwa n'abasaga 85,300. Iyi mibare igira video yitwaye neza mu ntangiriro yayo muri uwo mwaka wa 2018. Hamwe no gukundwa cyane kuri iyi ndirimbo, nyuma y'iminsi 8 ishyizwe ku rukuta rwa YouTube ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka wa 2018, yaje ku mwanya wa mbere ku rutonde rushyirwaho indirimbo 100 zakunzwe kurusha izindi ruvugurwa buri cyumweru. Urutonde ruherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi nka Billboard Hot 100. Ntabwo iyi ndirimbo yatumbagiye ijoro rimwe gusa ngo birangiriraho, kubera ko n'uyu munsi imibare yakomeje kwiyongera. Uyu munsi mu mwaka wa 2026 nyuma y'imyaka 8 ishyizwe hanze, imaze kurebwa n'abasaga 993,700, kandi bikaba byitezwe yuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2026 izaba imaze kurebwa n'abasaga miliyari 1. Gukundwa ku indirimbo ahanini kwaturutse ku mashusho yagaragaza Gambino agaragaza ibikorwa by'urugomo, ivangura no gukoresha intwaro mu buryo bubi. Ibyo bituma bamwe batangira kuyikoraho ubusesenguzi bushingiye ku gutanga ubusobanuro bw'indirimbo, mu gihe bamwe bari bahugiye mu gusobanura ayo mashusho. Ku rundi ruhande
hari abarimo barepeta imbyino idasanzwe babonaga muri iyi ndirimbo. Ubundi abenshi muri abo bagakoresha tumwe mu duce duto tw'iyo ndirimbo ibizwi nka remix. Aha niho umwana w'umunyarwanda yahise atangira gutumirwa mu biganiro bitandukanye by'ibitangazamakuru bikomeye. Abazwi uko yakoranye na Childish Gambino nyuma y'uko amenyekanye ko ari we wari wihishe inyuma yo gutoza Gambino n'ababyinnyi be uko babyina. Izina Sherrie Silver rihinduka ubukombe ku ruhando mpuzamahanga nyuma ya video imwe gusa yakoze. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2018, Sherrie Silver yatsindiye igihembo gihabwa umuhanzi wakoze video nziza y'umwaka. Gusa yagihabwa nk'uwakoze amashusho y'indirimbo, habwa gihabwa nk'uwayoboye imbyino zo muri iyi ndirimbo yitwa This is America. Ni igihembo gikomeye kizwi nka MTV Video Music Award cyangwa se VMA mu magambo y'impine. Hari mu gihe amaze kwanikira abandi ba choreographers bayoboye imbyino zo mu ndirimbo z'ibyamamare zasohokeye igihe kimwe niyo we yayoboye, nk'indirimbo yitwa No Tears Left to Cry Ariana Grande yasohoye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2018. Finesse Bruno Mars yasubiranyemo na Cardi B, ikaba yarashyizwe kuri YouTube ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2018 n'abandi. Ariko se ubu ni gute Sherrie Silver yisanze ari guhangana n'abanyamahanga bo ku migabane yo hanze ya Afrika? Ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1994 nibwo Sherrie Silver yavutse, avukira mu karere ka Huye mu gihugu cy'u Rwanda kuri mugabo Mashia na Florence Silver. Sherrie Silver amaze ukwezi kumwe avutse, se yahise yicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka wa 1994. Sherrie Silver wari ukiri uruhinja asigara ariko na nyina gusa. I live by myself, ariko my father passed away sadly a month before I was born, but my mother has just been both of those for me. Sherrie Silver amaze kuzuza imyaka 5 y'amavuko, umuryango we wahise wimukira mu murwa mukuru w'Ubwongereza London, aho yahise anatangira amashuri y'abanza. Amaze kuzuza imyaka 11 y'amavuko, yajyanwe mu kigo cyigisha ibijyanye n'ubugeni cyitwa Stage Coach Performing Arts Limited, aho abana bigishwa ibijyanye no gukina filime ibizwi nka acting, kubyina, kuririmba n'ibindi. Sherrie Silver akiri muto yari afite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime cyangwa se umuririmbyi. Izo zagiye zimwereka ibimenyetso by'uko umunsi umwe azazikabya, kubera ko mu mwaka wa 2009 ubwo Sherrie Silver afite imyaka 15 y'amavuko yakinnye muri filime yitwa Africa United. Filime yaje gushyirwa hanze ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2010. Ibi byasaga nk'ukabya inzozi kuri we zo kuba umukinnyi wa filime. Mbere yaho gato ubwo Sherrie Silver ari mu kigero cy'imyaka 14 y'amavuko yanditse anaririmbira indirimbo yatuye His Excellency President Paul Kagame nyuma y'uko amenye amakuru y'uko muri icyo gihe yari agiye gusura Ubwongereza. Sherrie Silver asobanura ko yabanje gusaba uburenganzira His Excellency Claver Gatete wari umwambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza icyo gihe, ku bw'amahirwe aramwemerera. Ubwo nari mfite imyaka 14 y'amavuko cyangwa se hafi aho ngaho, nyiri cyubahiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari maze mu Bwongereza. Ubwo rero nasabye ambasaderi muri icyo gihe nyiri cyubahiro Gatete, nari nashyushye mvuga ni reka mwandikira indirimbo, reka ndirimbe. Kandi mu by'ukuri ntabwo nari nzi n'uburyo baririmba, ariko ku bw'amahirwe n'uburyo bw'igitangaza baremeye. Aha niho yahise yandika indirimbo yise Rudasumbwa. Indirimbo yaje gusohoka mu mwaka wa 2024 mu buryo bw'amajwi n'amashusho bya kinyamwuga. Icyakora nubwo yabashije kugaragariza impano ze zo gukina filime no kuririmba mu ruhame, Sherrie Silver yari asanzwe anafite impano yo kubyina, yakundaga ariko akabikora mu buryo bwo kwinezeza gusa, adateganya kuzabikora nk'akazi. Ibi navuga yuko yigiye mu rusengero. Birumvikana yuko izi impano zose zarushijeho kugaragara nyuma yuko ajyanwe kwiga mu kigo twabonye cyigisha ibijyanye n'ubugeni. Nubwo Sherrie Silver yari afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, yahoraga acibwa intege n'urungano rwiganjemo abo biganaga bahoraga bamunyuzura, bamubwira yuko afite uruhu rwirabura cyane kandi kananutse mu buryo bugaragarira ijisho. Ibi byaramukomeretsaga, gusa nyina akajya amwongeramo imbaraga yuko ari mwiza uko ameze. Sherrie Silver wumvaga yuko nyina nta kundi yashobora kumubwira byo kumuryarya, yatangiye gusobanukirwa ko kuba mwiza naho bihuriye no kugira uruhu rwera. Nyuma y'aho akuriye akajya hakanira abamugiraga inama z'uko yatukuza uruhu rwe cyangwa se akihinduza nk'abazungu. Ubwo Sherrie Silver yabazwaga ibibazo bijyanye n'amahitamo, yageze ku kibazo kimubaza niba yibona nk'umunyafrika cyangwa se umwongereza, nta kuzuyaza avuga yuko yibona nk'umunyafrika kurusha uko yibona nk'umwongereza. Sherrie, African or British?
ubwo Sherrie Silver yageraga muri kaminuza nibwo yatangiye kurushaho gukunda kubyina bitewe n'uburyo abanyeshuri biganaga bamwerekaga yuko bakunda uburyo abyina. Mu bijyanye n'ibyo yumvaga yaminuzamo, Sherrie Silver yumvaga ashaka kuzaba umuganga ubaga abarwayi cyangwa se akaba umuhanga mu byo gusura isanzure ibizwi nko kuba umu-astrono. Kuri iyi ngingo yo gushaka kuba umu-astrono, nyina amuciye intege amubwira yuko nta mu-astrono w'umunyafurika cyangwa se w'umwirabura wigeze ubaho, kandi koko birangira ibingibi babiretse. Mu mwaka wa 2015 mbere yuko Sherrie Silver agaragara muri This is America ya Childish Gambino, nibwo Sherrie Silver yashinze Sherrie Silver Foundation ifasha abana bakiri bato kugaragaza impano zabo icyarimwe ikanabafasha kubona ibyibanze mu buzima nk'ikinyabupfura, amafunguro, imyambaro, amafaranga y'ishuri n'ibindi ku buntu. Sherrie Silver Foundation ikora mu bihugu 4 byo muri Afrika harimo Rwanda, Nigeria, Uganda na Ghana. Bwa mbere Sherrie Silver Foundation itangizwa yahereye mu Rwanda, nyuma iza kugera mu bindi bihugu. Icyakora ntabwo yahereye mu karere avukamo, yahereye mu karere ka Nyarugenge. Aho igitekerezo cya Sherrie Silver cyo gushinga iyi foundation cyavuye ni kuri rya shuri ryitwa Stage Coach Performing Arts Limited, aho yumvaga yuko amahirwe yagize yo kugaragaza impano ye ku buryo busa nka hari ubuntu yagombaga no kuboneka ku bana b'Abanyarwanda. Nguko uko Sherrie Silver Foundation yageze mu Rwanda iherekejwe n'ibikorwa byinshi byo bugira neza Sherrie Silver yagiye akora hirya no hino muri Afrika, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.